nk'uko urimo kureba kuri screen yawe urimo kubonaho inzu nini cyane, inzu nziza, jardin nini. Iyo ni hoteli bita Chateau Le Malala iherereye i Karongi. Uyu mugabo urimo kureba kuri screen yawe niwe nyiri ya hoteli, bamwita Dr Malala. Iyi hoteli rero irimo kubica bigacika hano ku mbuga nkoranyambaga ibitavugwaho rumwe. Bamwe bagarutse bavuga ku bibi by'iriya hoteli, abandi bagaruka bavuga ibyiza byayo, aho birimo guteza impagarara hano ku mbuga nkoranyambaga, ku binyamakuru bigiye bitandukanye birimo kuyigarukaho cyane. Mbere y'uko ngira icyo njyewe mvugaho cyangwa nshyiraho commentaire yanjye, reka mbanze mbumvishe impaka zabereye ahantu kuri live runaka, ngira ngo muraza kubyumva, noneho nanjye ngaruke ngira icyo ndenzaho cyangwa mbivugaho. Ibintu mwabishyize hanze, amabi yose mwakoreye kuri hoteli, indangagaciro bizabereye kuri la hoteli. Alexaze ebyiri bazakiriye, uwareze n'uwarezwe, n'urega n'uregwa, ibyabaye byarabaye, ariko muvana iterabwa kamana umuntu watitire just because barasomanye. Ngira ngo nk'uko mubyumvishe ni impaka zikomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ariko biravugwa ko iriya hoteli yakorewemo ibintu bidasanzwe, cyangwa abangaba barimo kurega bavuga ngo babaye serivisi mbi, bariye ibiryo byagakwiye kuba babyaribwa, ariko nabo biragarukwaho cyane nk'uko mwabyumvishe. Hagarutsweho amabara bakoreye muri iriya hoteli, ngaho amaprudence bagiye bakoresha mu makorodori hirya no hino. Bagarutse ku businzi buteye ubwoba bukomeye bwabereye hariya, no kutiyubaha kw'abakobwa bari bahari ntarinze ngarukaho, ngira ngo murabazi, kandi ngira ngo murimo kubona amafoto uburyo agenda asimburanwa, si ngombwa kugenda ngaruka ku mazina yabo, murababona. Muri iriya hoteli rero ubwo haberagamo ubukwe bw'umuvandimwe wa Naomi, habereye amabara ateye ubwoba, nubwo aribo bafashe iya mbere mu gusohora aya mavideo cyangwa aya mafoto avuga ku bubi bw'iriya hoteli, cyangwa avugwa kuri serivisi mbi bahawe nk'abakiriya bari bahasohokeye. Ariko nanone bamwe mu banyarwanda baragaruka ku myitwarire mibi yaranze bano bakobwa cyangwa bano batumirwa muri iriya hoteli. Bamwe bagarutse ku busambanyi bukomeye bwabereye kuri iriya hoteli, no kutiyubaha, bagaruka ku businzi bwabereye muri iriya hoteli ndetse no kutiyubaha. Bongera kugaruka no kuba barimo kwica icyo bita Visit Rwanda. Rero nkawe urimo kumva ikiganiro cyangwa wumvishe iki kiganiro, cyangwa hari amakuru wagiye ufata hirya no hino, uburyo wabyumvishe, uburyo wabitekerejeho, wowe ubitekerezaho iki? Ese ibi bintu birakwiye koko ko twabaho gutya duhishira ibintu, cyangwa dushaka kwica izina ry'umuntu? Ese wowe ibi bintu bikubayeho mu by'ukuri ari nka hoteli yawe, wabitekerezaho iki, cyangwa wabivugaho iki, cyangwa wabyitwaramo gute? Ibyo byose ni ibintu tugiye kugarukaho muri iyi nkuru. Turagaruka ku bakunzi b'abakobwa, harimo abakobwa b'abasitari bagiye batandukanye ntashaka no kugarukaho. Haravugwa ubusinzi bukomeye, gusinda bamwe bakisanga mu gikoni bagiye gutezayo akavuyo, abandi bagarutse mu kuzima k'umuriro. Ibyo birumvikana kuko umuriro ntabwo ari ikintu muvugana. Bagarutse ku buryo ngo batumyeho generator y'umuriro, bagaruka ku bintu bigiye bitandukanye, ku mirire mikeya babahaye, ngo kuri serivisi mbi, bigatuma bajya kuzana abandi baseriveri za Kigali bakabatumaho bakaza hariya kugira ngo babashe kubafasha muri ubwo bukwe bwabo. Ariko ibyo byose twibaza ati se ibi ngibi byari bikwiye ko byajya hanze,
kw'ibi bintu bikubiyemo gushaka kwica bizinesi y'umuntu cyangwa kwica izina ry'umuntu. Kabone ko ari iyi hoteli ikomeye cyane hano muri iki gihugu cy'u Rwanda, ishobora gukurura Visit Rwanda, abantu bashobora gusura, ariko se nk'ibi bintu bigiye bigaruka, bigenda bigaruka kuri izi mpaka, kuri ibi bintu bidasobanutse bagenda bavuga, nkawe ubitekerezaho iki nk'umuntu? Ari nkawe bibayeho, duhurire muri comment ugire icyo ubivugaho, wandike muri comment uvuge icyo wakora uri nyiri iyi hoteli, duhurire muri comment uvuge uko ubyumva cyangwa uko ubibona. Singiye gukora iminota myinshi, ariko mbaye mbashimiye inshuti zanjye, ndabakunda. Niba uri mushyashya hano wibuke gukora subscribe cyangwa se abone, wibuke gukanda like, please ndakwinginze, unatere comment, urabyemerewe. Bye.